Twongeye kubashimira nshuti bavandimwe muhora mukurikirana ibiganiro byacu, muhora mukurikirana ibintu byose duhora dushyira kuri YouTube channel yanyu. Rero uno munsi turaje kubabwira ibintu bimwe utari usanzwe uzi, bimwe mu bintu ugiye kumva uno munsi, bimwe mu ugiye gusobanukirwa. Ese wari uzi yuko muri 2050 u Rwanda nicyo gihugu cya mbere muri Afurika kizaba gikomeye kurenza ibindi byose ku isi, kizaba kiri ku mwanya wa 20. Nyamara kuvuga ibi ngibi nubyumva urahita unyita umusazi. Ntamya ntashidikanya yuko itumva yuko ibyo ndi kuvuga ahubwo nabaye umusazi, ariko ngiye kugusobanurira ingingo ku ngingo, umpere ku buryo igihugu cy'u Rwanda muri 2050 kizaba ari kiri kuri uwo mwanya, kandi kizaba ari igihugu gitinyitse kuri iyi si, ku buryo buri muntu wese azavuga ngo u Rwanda ni igihugu nifuza kujya kubamo. Nk'uko umuntu yicara akavuga ndashaka kujya kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndashaka kujya kuba mu Bwongereza, ndashaka kujya kuba mu Bufaransa, ndashaka kujya kuba mu Buyapani, mu Bushinwa, hano nk'aho ngaho. Rero u Rwanda narwo muri icyo gihe muri 2050 ruzaba rumeze gutyo. Rero reka mbamanukire ingingo ku ngingo mubashe kubisobanukirwa. Ubundi buriya igihugu icyo ari cyo cyose cyabashije gutera imbere, cyabashije kugira aho kigera, ni ukugira imiyoborere idahora ihindagurika, idahora ikora hirya no hino, idahora havuyeho uyu hagiyeho uyu, hagiyeho iri shyaka hagiye hiri, ibintu by'amashyaka n'ibiki byose buriya ni bimwe mu bintu bibasha kuba byakwisenyera igihugu. Rero buriya nubasha kureka nk'igihugu cyateye imbere, urugero nk'igihugu cy'Ubushinwa. Igihugu cy'Ubushinwa ni cya gihugu cyabashije ubungubu magingaya ahantu bamaze kugera. Ubuyobozi bwaho iryo wakwita nk'ishyaka ryaho riri kwizihiza imyaka irenga 100 riyobora igihugu. Urumva uko byagenda kose, nimba ari sisiteme, nimba ari intego batangiranye, bafite uburyo bwo kuba babasha kubiporoteja, bikaba byabasha kugenda nk'uko babyifuza, nk'uko bakwifuza ko byagenda, kubera yuko babandi batangiye bya bindi nibo bakibirimo. Rero n'u Rwanda hari amahirwe menshi yuko nk'uyu muryango wa RPF Inkotanyi uku nguku bari kugenda bayobora ukuntu bari gutwara igihugu, iterambere biri kugeraho, hari amahirwe menshi yuko hari abandi bantu babasha kuza ngo babinjirire, babashe kuba bagera ahantu runaka, babashe kuba baza badobye ibyo batangije. Rero hari amahirwe menshi yuko uyu muryango wa FPR Inkotanyi uzakomeza kuyobora. None ubundi buryo bundi bugaragaza mu bijyanye n'imiyoborere, ni ukuvuga ngo bijyanye imihindagurikire, urebye nk'umuyobozi dufite ukuntu tumukunda, tugize amahirwe hakaba hajyaho undi muntu nawe uko byagenda kose aje agendera muri gahunda nk'iyi, iterambere ryakomerezaho kandi rikagenda neza. Kandi kimwe mu bintu ugomba kumva neza, muri bihugu byose duturanye, nicyo gihugu cy'u Rwanda nicyo gihugu cyabashije kubalansinga ibintu bijyanye n'amadeni gifata n'ibijyanye n'inkunga, ku buryo atari ibintu byahungabanya umurongo igihugu cyihaye, kandi ni babandi bagendera ku ijambo ryabo ku murongo cyane, kandi bashyize imbere umuturage. Noneho ikindi kintu cya kabiri cyerekana yuko u Rwanda ruri urwego abantu bari kugenda bari kugera ku rwego rw'uko ibyo bintu bizaba byaragezweho koko. Ubundi ibihugu byateye imbere, wenda nk'ubu biri gutera imbere, biri kurebaho, turareba Ubushinwa, Buhinde, turebe Ubuyapani ndetse n'ibindi bihugu. Buriya kugira ngo batere imbere hari ikintu kimwe kitabashije kuba cyaganza mu mitwe y'abaturage yabo, kitabashije kuba cyafata umwanya munini mu gihugu, ikintu cyitwa amadini. Ikintu cyitwa amadini n'ugenda ukora biriya bihugu by'Ubushinwa, Buyapani, Buhinde, Singapuru, ibihugu mbega bya hariya mu burasirazuba bw'isi, hariya ni ikintu cyitwa amadini ntabwo cyabashije kuhaganza cyane, baracyagendera ku mico yabo gakondo, mbega ntabwo baravangirwa n'indi mico y'ahandi n'indi myizerere y'ahandi. Rero ni kimwe mu bintu byatumye kibasha kuba cyageraho kigera. Rero ushobora guhita uvuga ati ese mu Rwanda ayo madini ntahari? Nubasha kubireba, batangiye kugenda ukuntu, urabona ko amadini batangiye kumenya politike yayo, bari gushaka kuyazana mu murongo w'igihugu ku buryo atabangamira umurongo w'igihugu. Mu buryo muri make barimo barashaka kuyaca intege mu buryo mbega bugaragara, mu buryo bugaragara. Rero ariya madini nari mu bintu bituma igihugu gisubira inyuma. Rero iyi miyoborere ari myiza, ariko aya madini akabasha kuba yaza, akabasha kuyikoreramo, kuvugiramo, uko yenda kose ntabwo byifuza, ntabwo ariko birusha kuba byagenda. Rero icyo ni kimwe mu bintu kuba barabashije guca intege amadini kandi ari gahunda ikomeje, ni kimwe mu bintu byatuma
babasha gutera imbere, igihugu kibasha gutera imbere. Noneho ikindi kintu cyerekana yuko uko wenda kose ibyo bintu muri 2050 u Rwanda ruzaba rwarabigezeho giteye gutya. U Rwanda ni igihugu gito mu buso, rero bituma umutekano wacyo babasha kuwukontorora ku buryo nta kintu cyapfa kuwuhungabanya. Rero buri umutekano buriya niwo shingiro rya byose, iyo umutekano ndetse n'indi bibasha kuboneka. Rero umutekano u Rwanda rurawizeye 100% yuko ubutaka bafite n'uburyo burukontororwamo, buri gace kose metero ku yindi baba bayifiteho amakuru ahagije. Rero icyo nacyo ni kimwe mu bintu bituma icyo gihugu kibasha gutera imbere. None ibihugu bitoya mu buso ushobora kuvuga ngo kuba u Rwanda ari rutoya mu buso ngo niyo mpamvu ngo rutazatera imbere. Banza umenye ngo igihugu nka Singapore ni igihugu gitoya mu buso, ariko umugabane wa Aziya ni kimwe mu bihugu byateye imbere. N'Ubusuwisi bwo muri Aziya, nujya kureba igihugu cya Monaco ni agahugu gatoya ariko kateye imbere, kabaye umujyi gutyo. Nujya kureba nka Hong Kong nubwo byitwa intara y'Ubushinwa ariko kigeze kuba nk'igihugu cyigenga. Rero ubutoya bwacyo nako bituma igihugu cyose cyarabaye umujyi. Nureba ibihugu muri za Vatican ni ibihugu bitoya mu buso kandi bifite ijambo rikomeye kandi bifite ubukungu bukomeye. Rero kuba ari gitoya mu buso nabwo biri mu bintu bituma hari ahantu kizabasha kugera. Ikindi kintu ubundi biravugwa ngo byibura muri 2050 hari ikintu kimwe kizaba kitagikora kuri iyi si, ikintu cyitwa peteroli. Peteroli murone zibiri gucika intege nk'ubu hano mu Rwanda nta moto yemerewe kwinjira mu gihugu magingo aya ngaya idakoresha ingufu z'amashanyarazi. Imbaraga za moteri na za esanse ibyo ngibyo ziri mu gihugu zirimo, ariko nta nshyashya yabasha kwinjiramo. Rero urumva niba babasha gufata imyanzuro hirya no hino ku isi, abantu bari batunzwe na peteroli bazabaho nabi. Rero niyo mpamvu ubasha kubona nko mu bihugu by'Abarabu bari kuzana ibintu bijyanye n'iterambere rijyanye n'ubukerarugendo. Ubukerarugendo nubwo bari gushyira imbere cyane, bakabasha kubaka ibijyanye n'ubukerarugendo kubera ko bareba bagasanga peteroli ibasha kubatunga iri kugenda ita agaciro. Rero u Rwanda narwo muri ubwo bukerarugendo bwabashije kugerayo. Reba bubatse stade ya mbere muri Afurika, bubatse hoteli, inzu ya mbere muri Afurika iriya Kigali Convention Center, babashe kubaka inzu ya mbere y'imyidagaduro muri Afurika BK Arena. Rero urabona ni ibintu bakomeje n'ibijyanye n'ingagi, ukuntu babyubaha, ukuntu ari ibintu baha agaciro. Ubukerarugendo mu minsi iri imbere bitewe n'uko abantu bazaba bajagaraye mu mutwe cyane, bazaba bafite stress cyane, ni bimwe mu bintu bitewe n'uko abantu bazaba bakeneye kuruka mu mutwe cyane. Ibijyanye n'ubukerarugendo nibyo bintu bizaba biri imbere cyane. Mu by'ukuri nubasha kuvuga u Rwanda uzajya ushyiraho bihwanye n'ubukerarugendo. Reba ukuntu bari kwenda babwamamaza, Visit Rwanda, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Arsenal, hazagenda haza n'andi menshi cyane, kandi muzabona ubukerarugendo bari kwenda babwamamaza cyane, buri kugenda bugera ku rundi rwego, buri kugenda mbega ubukerarugendo bumeze nk'aho ariho ahantu twaba dushingiye ubukungu buri imbere bw'ejo hazaza. Kandi ibihugu bizi ubwenge muri iki gihe nicyo kintu buri kubakaho cyane ku bijyanye n'ubukerarugendo. Iyo nayo ni imwe mu mpamvu ituma u Rwanda ruzaba rwarateye imbere muri icyo gihe, kubera ko ruzaba rubasha kuba rwaramenyekanye, hari urundi rwego rwagezeho, hari ubundi buryo rwateyemo imbere. Noneho ikindi kintu kizatuma u Rwanda rwabasha kuba rwatera imbere, ikintu kijyanye n'ikoranabuhanga. U Rwanda rwashyize imbaraga mu ikoranabuhanga, rwashyize imbaraga muri ICT, ibijyanye n'iterambere mu ikoranabuhanga n'ikimenyimenyi. U Rwanda rubasha kwikora drone zitwara amaraso, drone zifata amashusho, drone zitera imiti, drone, mbega ibintu byose byabaye drone, mbega iterambere riri kwihuta cyane. Rero kuba babasha kwikora drone, urumva n'ibijyanye n'amarobo n'ibiki byose ni ibintu bizabasha kuba byaza vuba cyane ikoranabuhanga. Kandi noneho mwibuke ruri kubaka n'umujyi w'ikoranabuhanga, umujyi w'ikoranabuhanga. Mwibuke yuko Minisitiri w'Intebe yabashije kuba yashyiraho ibuye ry'ifatizo kuri uwo mujyi. Uwo mujyi ugiye kubakwa hano mu Rwanda w'ikoranabuhanga. Ibijyanye n'ikoranabuhanga n'urubyiruko rw'u Rwanda ku ikoranabuhanga ruri ku rwego rwo hejuru, bari kugira iterambere ryihuse cyane ku bijyanye na interineti, ruri hejuru ku bijyanye n'ibifasha iyo interineti. Mwibuke haje amatelefone ya makeya kugira ngo buri munyarwanda wese interineti imugereho, kandi ibyo ngibyo ntimugire ngo ahantu hose birahari. Ni u Rwanda rwabashije kuba rwabijyamo. Ni
mwibuke ibintu telefone za Airtel zaje za MTN zaje zibasha kuba zagurwa 20,000 byonyine kubasha kubona smartphone. Biriya ntugire ngo ariya niyo mafaranga yayo, reka amafaranga yayo ni menshi cyane, ahubwo hari nuko aba harajemo na nkunganire. Rero kuba harajemo na nkunganire menya ngo ni kimwe mu bintu biri gutuma iterambere ryihuta rigera no mu baturage. Rero iterambere naryo ririmo hari urundi rwego riri kugenda rigeramo. Noneho u Rwanda kuri isi hose menya yuko igitinyiro ruzaba rufite ubu ngubu gikubye byibura inshuro nk'igihumbi ugereranyije n'icyo rufite. Ruri kugenda rumenyekana, ruri kugenda rukora ibintu kandi noneho bitandukanye, bya bintu bigaragaza yuko bafite ejo hazaza heza kandi bafite iterambere rifite aho rishingiye, rifite n'imizi. Bahera kuri buri kamwe pate kugera kundi, kugera aho ugasongero rw'aho iterambere rigomba kugera. Rero turabashimiye, mujye mwibuka gukora subscribe kugira ngo tubashe kuba ku muryango mugari, bibashe kuba byagera ku bantu benshi cyane, kandi abantu benshi baba bakeneye kubyumva. Ujye ukora kuri share, ugende ukore kuri sharinga abantu, haba ari kuri WhatsApp ndetse n'andi hose rwose wabasha kubahura n'inshuti zawe, ubashe kubumvisha ibintu kandi tuzi neza ko ari iby'ingirakamaro. Turabashimira mwari muri kumwe na Forbes. Imana ikomeze ibahe umugisha.